shise oya winkora tananya nduza Mari umva ese kiri kunyumvara Sanga ibyo bintu wabikoze kiba kibere mu mafilme se buri nako ntago Yose kandi bite yasinziriye se ariko akora iki iko bite ko wicara uri gufunguza byakugendekeye se kore nyine hangana ari gufunguza byanyabyo cyangwa nabatekamo cyangwa n'umuntu uri gucunga ko ngiye aze kunyiba ariko kamugerageze ndebe nimba ari gufunguza kikaha amafaranga nasohoka ariko akamufate kumushyiriramo iyi telefone inyuma hariho amafaranga ariko ari buze kukinjira Aski we wagiye urumva afata ibintu byawe akangako se nakamaze cyose ngiye nakirya kukubwira inzara iranyishe nawe ukaza uri kumpereza ibikapu ariko abakireba ibyo nakese uri umuteka mutwe umuntu azajya abagirira neza nimurangiza ahubwo mumwereke ko nta bwenge agira oya ariko ntabwo ye nimuye sakame yanjye ndayikubonye ko nta bwenge agira iyo yakira se ukareba n'ikirimo imbere oya ariko ntabwo ndi umuteka mutwe nk'uko uri kubitekereza ndi gusaba ariko ntabwo narya igikapu abisi ntimujya munyuma urareba amahirwe uba witeje yewe mfata telefone yanjye nyiguhe nirangiza uhita unjugunyira oya mva imbere icara ntukajyemo babateka muteza aho ngaho shise oya winkora tananya nduza sinzira inyuma mwakoze ukamira nukuri ntabwo nari mfite oya mbabarire nukuri mujye muranyurwa n'ibyo umuntu abahaye nta soni we ntabwo uri umutekamutwe wo kuza kwicara hano ahubwo ugira umvire no ku gipangu ko ntaza kugenda ukajya no kunyura oya pe ntabwo oya nukuri ntabwo ndi umuteka oya ntunkore winkoraho nukuri ntabwo ndi umuteka none uri iki oya pe nyine nari oya imbere kare